Ndi papa Sava. Ubaye icyaka kanya kuko mana yayo. Ubaye iki nyine. Nese akira basa akira mama. Nese ubaye iki nyine. Ni igifuse. Wambwiye ni iki kibazo ufite? Nise ko nta kintu ushaka gufata. Ngaho icara wasi, icara. Nise ngukorera iki basi? Nise wanyweye amazi mpuzanira imiti se. Nakira nshaka abantu. Yesu Imana ndi gushyira abantu bose ndi kubabara nabuze ikintu mfata nabuze icyo ndeka ndi kumva nakwirukanka ku musozi nkabona kure muri byenda. Nise basi ngukorera iki nyine? Nta muntu uri hano mu rugo se? Ni wowe wenyine mamagaye. Nise urashaka iki nyine? Basi mbwira ikintu ushaka nyine. Tujye kwa muganga se? Kubabara ndi gupfa ndi kunyine ntabwo nzi ukuntu umeze nanjye ndi kumva nawe ntanakwiyahura ndi kumva. Mu izina rya Yesu cyangwa se se bakuruzi. Nimugoroba ko twavuganye umbwira kuri hano waba ubaye icyaka kanya. Hari ahantu wagiye se nijoro wasi? Nise wabaye iki? Wariye iki se? Mada ndashaka hatungi. Kuki? Hatungi se uramushaka mu bijyanye n'iyi? Ndashaka hatungi. Ndi kumva ndi kuryama ndi kugenda ndi kwicara ibintu byose nkabona hatungi ndi imbere. Igifu kiri kundya ndi kumva nimba ndi bumurye niba ndi bumukore. Ariko abazimu batera kwiga. Sasa cyangwa hatungi niwe wakuruze? Ubu ngubu hatungi ntiyakuruze. Uheruka kurya inyama zo kwa hatungi ryari? Mada ndi gushaka hatungi. Hano imbere hano impande yanjye. Nise uramushaka mu buhe buryo nyine akora iki? Kuko njye ntabwo numva impamvu ushobora gushaka hatungi. Sasa wabuze abahungu bakwiruka inyuma ukuntu bangana wowe. Mada twa dusare ndadushakira iki kuko nyine nshaka hatungi hano. Wanjye ndashaka hatungi. Hatungi nataza ndapfa hatungi nataza nta buzima mfite. Ariko aba n'abageni. Igifu kiri kurya umutwe uri kurya. Uburyo ushaka gufata Simone ugafata ba diaspora ugafata bakashikashi bose ukabajugunya hejuru ya musasa ngo hatungi. Hatungi se ndakumarira iki mu buzima? Mada zukwande kubabara ariko nyeshaka. Reka muhamagare nyine. Shama ni kuri kw'Imana bakuruza. Hatungi we Katitaba. Oya shama. Nini hagira? Ano? Hatu. Oui,
mwiriwe ne iyi ni madu none se ko nkushaka kwasasa ukabyara we niba nta kazi kenshi ufite nta kuntu waza erega umwana uri hano yasaze yariza amaso arenda kumuvamo ibiminyira byamanutse arenda kwiyambura imyenda ngara gushaka nutaza araniyahura aha ni ukuri kw'Imana pe mbabara ndakwinginze ngwino iyi nduru uri kumva ni ahubwo nubu kacishije bugufi ngo kuko ngiye kubwira ngahenda muvugishe ngaho muvugisha umubwire ntabwo nashobora kumuvugisha fo kuvuga n'ijambo ntabwo kumureba none ngwino mbabarira hatumbabana ndakwinginze nta kibazo we ngwino papa sava turamusobanura ko hari ikibazo cyari kibaye mu rugo arabyumva nta kibazo ushobora kubigira imikino yapfira hano wumva ari wowe muti kandi ukabizirwa ibyo bintu ufite ukuntu wabyisobanura okay sawa merci sawa nukuri banguka pe umva araje akusasa ibi bintu nawe ntago ari byo pe madu watunge ndi kumutekereza nkabona arampobeye nkabona turicaranye nkabona turi kumwe nkabona muryamye mu gituza umubiri wanjye wose ukaba watungiye nashaka watunge ahubwo ndumva nahamagara nk'abanyamasengesho ni ukuri ko Imana ibyo bintu namaruzi aho wamamagariye Simoni ngwiki wamamagariye na Simoni n'urukundo agukunda azabona uri uribambaza ku musaza koko wamusariye ngo wenda kumupfira nyine cyangwa urashaka kumubabariza umutima ahantu bigeze ahangaha uru rukundo munze hatunge nta wundi muntu ndarukunda nta n'undi nshaka kurukunda ndagira ngo Simoni azi hano abibone ko njyewe umutima wanjye nawe uhaye hatunge n'uwo ntamushaka no mu buzima bwanjye mamagariye ngwiki cyakoze aho naragendereje ni ukuri kw'Imana wowe mpfa kumuhamagara ahore nimero ze ndanazibuze none ndazigunda n'ibidano zana kuki uswa cyakoze Imana ku buryo uri kwirukanka inyuma karagasaza karagutunga si iminsi nga urabona atabura izuba rimwe akaye kariya ni akajene gatoka ngaho nyine ihanga akira bwaho mama ese ntabwo wumvishe ko agiye kuza wowe wepfa kuba yatunge ari wowe bari hano ariko niwe nshaka alo Simon mwantabaye mwukabyaranye ndi kwasa serega umwana agiye kumfana hano sasa umva ntabwo nzi ibintu byamufasha niba bamuroze niba arwaye mumbabarire uca kwa kashikashi umubwira aze hano muri hafi se basi umva mbabarira ndakwinye mumbabarire muze pe basi buryamye hano nta nubwo wabasha no kuryama se basi yakereka ndyamye mu bituza ariko Imana irihangana umva sawa uzi bino bintu cyakoze sasa ntabwo nabyihangana ngiye guhamagara mwene wanyu oya ntabwo bishoboka ubwo se ugura mutupfiye hano uri muri twaza uriya musaza nazavuga ko urwo rukundo noneho naruvugana ariko ntamuhamagare nta kibazo cyakoze sasa urantengushye buno mado nta kibazo rero nshaka gutenguha ariko ndashaka hato Espe mwiriwe umva ni karibu mwoka byaramusha mwampabare mukantabare Espe mwantabaye koko umva ndi kwasasa umwana yandembanye mbabarira uncire kwa mwene wabo mpamagara uriya mukuru malariya se ni iki warwaye igifu umva ararembye arenda no guherana umwuka sasa babaye ndabinginze ni muze pe muze mwiruka apana biriya mujya kwambara no kwitera amameka umva sawa madu si igifu se cyo gifata uyu mwana yarwaye abadayimoni njye ntabwo nzi ibintu byaba umva ni karibu
iyi mibise ni inuzuri kugira ngo si ntabwo nzi ikibazo umwana afite njye bintu ari kumbwira sinshaka no kubisubiramo sasa pole nuse ko mutajya kwa Sanzwe muganga bitwara se ikibazo afite icyababwira nk'ikibazo afite mwese mwakumirwa Ikiza ubu ikintu cyatumye cyonyine aremba cyatuma amera neza ibinini byatuma akomera ngo ni hatunge babari mubwire ko hatunge atamurozi arashaka inyama zatongera zimutse ubwo ushaka kuba utanyumvisha kuri telefone mubwira ngo naryame ngo ntiyaryama ataryamye mu bituza bya hatunge hatunge umwana ka amazi gasaza ko yanze kwa kuyanywa papa namwinginze ngo tujye kwa muganga nanjye nshaka ubundi munini akunze kuza ndashaka hatunge ndashaka hatunge ariko nawe muri kunyumva ubundi hatunge nyahatunge hatunge tujye kwiyamagiriye ni injira Suzanne ukuri kw'Imana w'ukuri babaye iki Umwana sahugo. sasa wabaye iki Kanambuka. ni mubabise bicara aho ngaho Oya uretse reka twegere. muze wenda mwe muri ababyeyi hari uko mwabikiye Sasa uraribwa hehe bimeze bite? ko ngende ubu utabyumva ahubwo twamujyana kwa muganga yabyara ntabyo nshaka namujyana ku mbaraga wenyine Neza oya ntabwo yaguma mu rugo ameze gutya. Si ibintu biba. buriya hari ahantu aheruka kurya ngiye kwirukanga none nanjye muri kumfasha have have atujyashe numvishe umuntu ukingura wari wampamagaye dore yaje yes umuryoherezo ububabare kuko muramuturumburiye amaso ibintu ni gusa mwiza wanjye urakora cyokora akarabo yego kabi gaseko nta kwiza agaseko rukundo rwanjye umutoni wanjye humura wa ndahari yo mbese niwo wageze aho hose ihangane nahageze naraye ibibazo umeze neza niko se sha ko nde wabyimbye amajigo uruhande rumwe sha nawe azabyimba n'igihe kitaragera aho ngaho uri byimbye amajigo humura nahageze hariho umukunzi wanjye wo kugira n'icyo mumumarira wabibonye sha ko nabaye dogiteri Jean Craig komereza iyo ukunzwe ukunzwe sha ukunda umwijima cyangwa n'impyiko cyangwa n'umuriro kijima mba naziteguye arana ongera ushyire mu ijipo ndashaka ko ya foseti yawe yongera ikagaruka nkayibona reba okay no ababyeyi amakuru suza ni meza ukumva hano hantu harimo urusenda aho bebe abonye mwamihirimbira irimo umuntu yababaye yashavuye turi bike hato kangohe ni igitoki sheri imihobo nayo tuye abonye ngiye dogiteri jenokoroge mwambonye araho muturumbuye amaso gusa niba twabibonye ariko rero nawe nukomeza kudutuka ntago mbatutse ndabahimbaje yewe sha zimarira ku munyagasani sha
aho hagirwa ku mukunzi wanjye shyira muri ako kayozo kawe ndamuka nyiriye n'impanuka umenye ko Kashka. ibivuga mbyitayeho ku kayozo kawe se akira sha uhereze na bagenzi bawe wese ko ndeba izuru ryabaye nk'iryakonkotse urwaye malariya ubu umuntu arwaye malariya izuru niryo rinanwa kanihereye umubyeyi bamusangire uwa batatu bayane gita kashyira hano n'ubundi ko yabatutse mwirire nyine narabikubwiye hakoreka mbabwiza ukuri mwe abantu izina ry'Imana ibintu n'amaraso muzi ukuntu uyu mwana mu kanya yarameze ari kwigaragura hano mwagira ngo neza neza arabura ijisho rya nyuma niba ari n'ijisho niba ari n'umwuka none se wabeza wanje igihozo umutesi mwana ararereye umutoni yari yasikaye itesi ariko agenda hatonje ariko burya ndisi none se urafata agafanta ntuzonye n'akabyeri urafata iki muri byo ubundi basanzwe bamemba rutumva incyuro urafata agafanta nta kandi cyatu Ese uwashaka niwe kwigendera. nsavinga zigira haguruka se erega ndategeka sinsa ushaka ibindi bitutsi byinshi nuka nkiyongerera inyama naho ibyo kugusavira amase wabuze iki Sicyo gikarito wagitetse hariya ku ntebe. Agusha njya mbona muri iki gikuru mbona muri telefone hari abantu barya imitubusha iyo uza kuba umutubu wagira amaso ugasha umuntu bariya bayarya bose wahaza rimwe ryahaza babiri sha ijisho ryanjye nk'iry'umutubu neza neza aha ushaka iki ushaka inyama mpereza aha akira n'undi bitoki ushake ne oya igitoki se ntagirwa kuri sheri wawe uranukira ku gitoki okay switi mutima erega narabikubwiye ngiye kuva na kera ubundi njya mbibwira abantu ko usa n'akarabo katewe hatava izuba kamwe katewe hagati y'urunyuranyuranye rw'udusoko tw'imigezi inyonyomera mu rw'imisozi igihumbi urakaza ako karabo neza murasa harya gushaka aka ngaka aka ngaka urakiri bize ko areba nk'ikihe barya nta kintu wabonye akira erega ku mukunzi wanjye nta kintu irire sha ugarahaza waranabyibagiwe uranywa iki sha ntuzobe icyo ushaka databuja ifatwa ese umuzimu ukarira ku munyagasani ni murire ku mukunzi wanjye fungura se uranywa iki suza agafungura iguni ndatsoka uranywa iki iyi ngiyi ni muhage ariko mujye mumwikiriza ninjya mfungura mujye mwikiriza ngo uyu ni uwera ni uwaro ni uwa nyagasani bamwe musangiye uranywa ingi ntabwo nzoga iki ariko ko mufite inda ahari ko tugira n'ibintu mufite iki atuye fanta yawe ariko ntabwo nshaka mfite inda gakinduka iki giwavuya ntuzane umunabi ku mukunzi wanjye dore yari yarembye none arakize kagasaza katimenya njya n'akagasaza katime n'amabondo nk'ay'igiceri uranywa uranywa iki de atavuye mu ndi uranywa iki mwana yari yarenze uze kuvugira inda uze nasomye nzavugira amaguru bo noneho rero nakandi kaburushete nato Iyo se wayimaze. akirasha ese kudahaye madudu we ntaganywa da njemeza bako gakorora niko kagukoroye n'agasebe
wa rusenda urusenda naruguze n'umugore umugabo yasinze ubundi iyo manje kuvuga intasi n'umusenyi hejuru n'umusemburo mbo hanyuma rero inshuti bavandimwe mwakoze kuba muri hano ariko noneho nagira ngo Dr. Jean Craig hari indi mirimo igiye gukorwa kugira ngo umwana w'umukobwa akire neza. Urabona ko yatangiye kumwenyura ariko buriya ku mutima hari cyangwa se mu ngingo ze hari ibishobora kuba bitari kugenda neza kandi byose ninjye ugomba kugira gute uvuga ngo kubikiza. Ubwo rero nabasabaga ko mwihangane muhaguruke mbe mugiye sheri agaruka tugende mu cyumba niba ndabona ko na agasuzuguro bafite ariko nibashaka bagumana rero tugende tujye mu cyumba ubundi gahunda mitezikemura. Wakashikashi ubona ndabizi kashikasha ameze nka yambwa yaririye ahantu ikinono ntihafa ubwo atumvisha uwo mudiwe atumvisha izo njyana atumvishe iyo nkirigita ntuza pipipi ntashobora kwambara cyane ibyo twakiriye bitarashira nazo ni brushette zirimo akarya umuriro nawe kera nigeze kwiga ibyo bita sikurisime guterura umuntu urwaye bakamutera akajya kuri agasaza urabona igihe wahereye uri kunyikubaho mvaho se nyine urabona igihe wamparabiye nka kwihorera ukagira ngo njye nawe turi ku rwego rumwe vuba aha ngaha nkubone hariya suzangwe no wicare hano urabona igihe kamparabiye nanjye nayo uburozi baguhaye badusasa nanjye uburozi wariye pe Kuki? baho ngaho ugenda ujya guhagarara hariya ngwino usanga imihirimbiri imigenzi yawe ngwino hano bahanyura hano ngwino usanga ko hatunga ko mbona nawe utangiye kureba nk'injangwe y'intiranora uri agasaza uruhara rwarakurenze urabura amazuba abiri ariko uri kuza untobatoba ubu se ndabwiye sabune ubundi uyu niwe mwene mama niwe narinzi uriya wa mbere we rwose bye reka ngiye umuhondo ubundi nawe wabaye umuhirimbira kiririra gatoki uri kwifata ugatuka abantu abasore tungana abasore mbonamo ko nashakamo nsaba imabumbabarire abasore ndeba nkabonamo ejo hazaza nkamubonamo umugabo wanjye nkamubonamo papa w'abana banjye ukifata ukabatuka ukabandagaza ukantukira umuvandimwe wowe Gasiya uzi ko utagira ubwoba n'agahara kabi agahara karakurenze amazuba abiri iyo uzayageza ubu iyo wirebye nanjye ukandeba ubona twahurira hatu ubona mfite urukundo ubona umutima wanjye ari ikigoryi ku buryo uri bucurame gute ugashiduka uri mu rukundo nawe maze nako karaje kabereba mutima wanjye karabo kawe njye uri kubona ndi igihingwa bahinze hariya yakwitiranyije nawe mukecuru ubwenge bucyo ugira nta nubwo bukumenyesha umuntu muri mu kigero kimwe n'uwo mutari mu kigero kimwe ubu uri kundeba ukambonamo didasiyeni ko kareba hatumva nkubwire ibi bintu byose ubona nakoze hano aba bantu bose uri kubona hano narindi kugira ngo nkwereke ko utandusha ubwenge narindi kugira ngo nkwereke ko ubwonko bwanjye bugikora kurusha ubwawe uri kumva neza nguhamagara ukahanga kwitaba nkaza kukureba ku kazi nkakubura ukanyitsimba sinzi ngo umanutse mu mikoke ukirirwa unyoherereza buno bunyama ngiye bakubwiye ko nabuze amafaranga yo kwigurira inyama haturanyisha 600 byanjye ndimo uki agana ngade sasa ngo nguki 100 200 300 400 500 600 yego 600 ngiye nagurije hatungi nyuma yo kuyamuguriza atangira kujya nkwepa atangira kujya atanyita bakajya nyohereza buno bunyama bwe bw'amafuti nta kundi kuntu nari kugufata sasa hold on betse gatonya iki ku buryo ushaka kuba wankuye mu rugo nyirukansa kuriya nkagira hano nta mutima mfite nkahamagara aba bantu bose ubona hano hejuru z'izo drama zawe Tutuye muri deal yari kuduha nka miliyoni drama
Mado drama. Bro, icyo ni ikirego bari kujyana no kuri polisi kuruta kwirirwa utukurura. Ubu se ababyeyi bose ntabwo imitima yabari bavuyemo. Ubu se baza bahamagaye nka ambulance. Ikirego nari kukijyana kuri polisi, hari contract twasinyanye, hari message yo kuri telefone nari kugenda nerekana. Nari kugenda nkavuga by'amagambo gusa ngo nayereje 1600. Ese Mado wundi wowe yundebye. Ubona kano gasaza ari akantu mbonamo iki ku buryo wari gusanga ngo nagasariye ngo napfuye ngo narembye. Hanyuma se yari kuzanyishyura gute? Okay basi sorry. Ariko se nari kubigenza gute? hejuru ya sesuriye na 6 z'amasaha hano bakwitashe Ishyira umuvandimwe wanjye. Hatu waragurishije miliyoni 20. Ndibaza Urashaka biracyarimo. Nta hantu uri bujye, niyo mpamvu ntari hano mu nzu njyenyine. Uramba ibihumbi byanjye 600. Ariko watoreka nkwibarize. Reba imyaka ufite. Urebe n'imyaka sasa afite. Ntumubyaye itari n'ishuri imwe. Uyu si nk'umukobwa wawe wa 5. Ukurikije imyaka ufite niyo umwana afite. Niba umuntu akugurisha amafaranga bivuze ngo ntumwishyure. Ese wenda reka tureke n'uyu nguyu uwo ari we wese ukugurisha amafaranga. Ikikubuza kumwishyura ni igiki? Uyu urabona atari umwana w'ejo hazaza urimo kwiteza imbere. Urubyiruko hano hanze turi guhigira hirya no hino dushaka ikintu cyaduteza imbere tutagiye kwiyandarika. Udufaranga duke twiboneye uraje urantakiye ngo ibibazo mu rugo bimeze nabi kuko nanjye mfite umutima wanjye w'impuhwe nkugira imwe nkwereje amafaranga urayanyambuye warangiza ngo ngenda gukunda. Hatuwishyura umuvandimwe wanjye. Yasha. Ishyura umuvandimwe wanjye. Oya noneho ikintu kinababaje. Ibyo 600 ntiwigeze uguramo umwenda muzima. Reba iyi taburiya yambaye wajya muri spanete inkweto zarahengamye. Ubure no gufata n'igihumbi cyangwa 500 ugende wiyogosheshe. Ibyo kugura ibyari byo byose ntabwo ibyo ngibyo bitureba. Umwana yarizigamye yazatera imbere ate. Yazatera imbere ate mumwambura. Mwishyura amafaranga ye. Namwishyure amafaranga yo maze iminsi mfite amafaranga. Ndabizi rwose miliyoni 20 waragurishije. Kanze amafaranga ngiye kuyakura. Ucyahe. Ntabwo uva hano kugira ngo ureke hano. Waharenga uri umurambo. Oya nahamagara umugore we ayohereza. Ayohereza iki? Ubu se ntayafite aho. Ubu ntayafite. Nta yahamagara umugore yazana. Ntabwo se ndabwiye ngo ajye abitsa umugore. Aba yafite kuri phone. Reka gose. Oya ntareka hatunda kwiyamye mbabarira cyane. Mpereza amafaranga yawe. Nashaka abamatsiyarisi hatumpereza amafaranga yanjye. Hatungire reka kugira inama. Hatu reka ngiye maze mubwire umuryango wacu ukuntu uteye. Haguruka umwegera. Oya ntamwishyure. Nishyure. Wowe n'umuryango wacu niko uteye. Reka ndebe. Nta bintu by'igice hato. Urampereza amafaranga yanjye. Amafaranga yose aya mafaranga ari gera vuba vuba rero. Ishyura nyingo. Ngaho nyine kubera gutagatwe na biriya bintu na fagitire nangahe yabyo buriya. None se ubizanye. Se uzanye amakarito. Madu ndaguhamagara igize akubwira ngo zana inyama n'amafanta n'amabyeri yakubwiye ngo ngwino. Njye nigize ngutuma buriya bunyama bwawe n'ubufanta. Ati imitsingi 3 n'ibine 500. Atundagaze njye uramereza amafaranga yanjye yuzuye. Uri kunyumva neza? Ndayafite. Gera vuba vuba rero. Karenzeho n'impozamarira yo kudutesha umutwe. Njye sinya ngibyo ubona n'amereza yanjye mfite. Sungura aho byatu. Ufite kode cyangwa ni mu gituza bakoze ibiki. Ufite kode se aracuruza? Kode kari yo gucuruza. Kuri nimero ye ariko kode yiki aracuruza. Papa Safa.